munyemerere rero twese hamwe dufungure Bibiliya zacu, Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 17 kugeza kuwa 25. Reka twese duhaguruka abishoboye, abagifite imbaraga zo guhaguruka kugira ngo dusomere hamwe ijambo ry'Imana. Abagifite imbaraga zo guhaguruka kuko hari umunsi bazazibura. Niba ukizifite ugakomeza kwicara urimo urakinisha Imana, kandi Imana nta n'umuntu uyikinisha, sibyo? Nagira ngo abafite imbaraga zo guhaguruka bose bahaguruke, ariko abaremaye cyangwa abarwaye cyangwa abashaje cyane bo biyicarire, kuko n'Imana ibibireba. Abakuru b'itorero, mpereye ku murongo wa 17, twahageze twese. Abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranije, kugira ngo witondere ibyo, udaca urw'umwe cyangwa ngugere ubwuca urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kubintunganya. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe, kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tugihagaze dusenge Imana. Nyagasani nyir'ububasha n'icyubahiro cyose, urakoze kubw'ijambo ryawe watugeneye uyu munsi. Itorero twese tuje imbere yawe duciye bugufi cyane, kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Twiyambuye byose byabasha kuturangaza no gutuma tutumvira ijwi ryawe mu ijambo ryawe wadutoranirije uyu munsi. Dufite inzara n'inyota by'ijambo ryawe, kandi twiteguye rwose kuryumva no kuryumvira. Reka ryongere ritweze kurushaho Mwana, kuko ridufitiye umumaro. Uhereye none udufashe kurushaho kurizirikana no kuryumvira. Dufashishe ijambo ryawe uyu munsi, Mwami wacu, Mana yacu, kugira ngo twe gukomeza gucikanwa n'imigisha wateganyirije abubaha, bakabera umugisha abakozi bawe. Mwami, utwibutse neza ko kubaha umushumba bidasaba ko babanza kugira ibyo bakena. Duhe imigisha yawe Mwami, dusobanurire Mwami, twigishe bundi bushya, kugira ngo ubwoko bwawe dushimishwe no kugira uruhare mu kwita ku bashumba bacu mu buryo bwose bushoboka, no kuborohereza gukora umurimo wabahamagariye gukora, wo kutwigisha, kutuyobora no kutugaburira ijambo ryawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Reka twicare. Ubwo nasomaga aya magambo y'Imana, nayasomye inshuro nyinshi cyane, ngira ngo nsobanukirwe, ndetse nsaba Imana kugira ngo iri jambo rimfashe, rinyubake, kugira ngo mbone uko nganiriza ubwoko bw'Imana. Nabajije Imana, ntese aya magambo Mwami maze gusoma ni irihe jambo ushaka ko mbabwira? Imana irambwira ngo ubabwire ngo kuba muri Yesu neza nibwo buzima nyabuzima. Abari muri we ntibabaho uko bishakiye, kuko bagengwa n'ijambo ry'Imana. Kubaha Imana kwabo bibatera kubaha no kubahisha abashumba babo, bakabafata neza mu buryo bwose mu bushobozi bwabo, ntibemere ko bagira icyiza bakena. Itorero rigira abakuru b'itorero batandukanye, ndetse bafite inshingano n'imiterere ya kimuntu itandukanye. Hari abasabana cyane ku buryo bakunda kuganira, abandi bo baba batuje batavuga menshi. Niyo mpamvu hari abo ushobora gusanga wisangaho cyane, abandi
uwo utisangaho ugasanga abandi niwe bisangaho, bitewe n'uko buri wese yaremwe. Ni byiza iyo abayobozi b'itorero bafite personalities, bafite imiterere ya kimuntu itandukanye, kuko bituma bunganirana mu kuyobora umukumbi w'Imana. Ariko uko baba bateye kose, Bibiliya itwigisha ko dusabwa kububaha, kububahisha no kubafata neza, tukabitwararikaho, kuko Imana yabatoranirije kudusabira umugisha, kandi koko icyo babohoye kirabohoka, n'icyo baboshye kikabohwa. Dore ibintu nasanze mu ijambo ry'Imana bitatu by'ingenzi tuza kuganiraho, dusabwa gukorera abakuru b'itorero ryacu, cyangwa se abapasiteri bacu n'abashumba bacu n'abasaza b'itorero ryacu. Icya mbere usabwa, jya wubaha kandi wubahishe abakuru b'itorero ryawe, the elders, the pastors, the bishops. Ijambo ry'Imana rihereye ridusaba kubaha. Reba ku murongo wa 17 twasomye, handitse ngo iki? Abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Abarushywa, ako kantu gasurinye. Hari abantu bazi ko kubwiriza ijambo ry'Imana atari umurimo uvunanye. Hari abantu bazi ko tubyuka tugakungumura Bibiliya, tukaza tugafungura, twarangiza tukavuga ibyo dutekereza. Hari abantu batazi ko duhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu tugoka, twiga, dusoma, dusubiramo, dusenga, dusaba, tubwira Imana ngo Mana, aya magambo turayagabura dute? Ijambo ry'Imana riravuze ngo cyane cyane abarushywa. Ako kantu gasurinye, niba Bibiliya ari yawe, niyo mbwira abantu umuntu udafite Bibiliya ye ni umutindi. None wasurinya muyo watiye. Ubwo twari mu gice cya gatatu cy'iki gitabo cya Timoteyo wa mbere, twabonye ko abakuru b'itorero basabwa kuba ari abagabo, kandi ko bafite inshingano nyamukuru ebyiri: ni ukuyobora itorero no kuryigisha no kuribwiriza ijambo ry'Imana. Icyo nicyo gitandukanya abakuru b'itorero cyangwa se abapasiteri n'abadiyakoni. Abadiyakoni bo muribuka ko twasanze bo bashobora kuba abagabo, bashobora kuba n'abagore, kandi ko inshingano zabo muri rusange ni ugukora indi mirimo yose ikenerwa, ndetse no gushakira abakuru b'itorero, ba mushumba n'abandi ibyo bakenera byose kugira ngo babashe gukora umurimo wabo wo kwigisha no kuyobora itorero. Imiyoborere y'abashumba ku itorero ijya gusa n'inshingano ya buri mugabo mu rugo rwe. Niyo mpamvu mu bisabwa ko baba bujuje harimo icyo twabonye mu gice cya gatatu kivuga ngo agomba kuba azi kuyobora neza abo mu rugo rwe. Nk'uko umugabo asabwa kuyobora no kwita ku bibazo byo mu rugo rwe, uko niko n'abakuru b'itorero, abashumba b'itorero, abasaza b'itorero, ba bishop ari bo bashinzwe kuyobora no kwitwa ku bijyanye n'imiyoborere y'itorero. Izo ni inshingano zabo, niwo murimo wabo bahawe. Ntabwo bagomba gufata umurimo bahawe wo kuyobora itorero no kurigaburira ngo bawuterere abantu, usange ab'itorero babayeho nk'imfubyi zirera. Amatorero menshi abashumba bataye inshingano yo kwigisha no kugabura iby'Imana, itorero ririrera. Niyo mpamvu usanga n'umukristo w'iminsi ibiri wese ari kubwiriza, uwo ari we wese arabwiriza. Ikizakwereka aho abashumba bataye inshingano, naho uzasangaho buri muntu wese ari umubwiriza muri iryo torero. Upfa kuba uzi kuvuga ngo haleluya, haleluya karindwi, ku cyumweru uzabwiriza. Kubera ko badasoma Bibiliya ngo bamenye inshingano Imana yahaye buri wese, ngo hagira abavunwa. Twasomye ngo abagenzi ute? Abarushywa no kugabura ijambo ry'Imana. Ni umurimo uruhije. Ijambo ry'Imana ryasobanuye neza ngo cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Abagokera kubwiriza ijambo ry'Imana, niko Bibiliya ntagatifu yavuze ngo abagokera kugoka, abagokera kubwiriza ijambo ry'Imana. Kugira ngo tubashe kubwiriza ijambo ry'Imana turarigokera.
bidusaba kugoka, tugakora cyane, tukarara amajoro twiga ijambo ry'Imana kandi dusengera imitima izaryakira. Bisaba amasaha menshi yo kwiga ijambo ry'Imana no gutegura, ndetse bigasaba kwigomwa byinshi. Bisaba kuba mu buzima muzima, ku mubiri, mu mwuka no mu marangamutima. Ibyo byose ni mu kwitegura no gutegura ijambo ry'Imana. Noneho ukongeraho n'imbaraga bigusaba iyo uhagaze imbere y'abantu ubabwiriza. Umurimo w'umukuru w'itorero ni umurimo ugomba kubahwa cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatwigishije ko bagomba guhabwa icyubahiro kabiri, kubera izo nshingano ubwazo ndetse n'imbaraga bimusaba kugira ngo uwo murimo ugende neza. Ntukazigere ugwa mu mutego wo kudaha agaciro umurimo w'abashumba bawe, cyangwa ngo we kugira uruhare mu kuborohereza umurimo binyuriye kugira uruhare mu kubashakira ibyo bakeneye byose kugira ngo babashe kuzuza inshingano zabo neza. Ni gute wakubaha umushumba wawe? Dore bimwe mu byo wamukorera bikaguhesha umugisha utagabanyije. Icya mbere, jya umusengera. Pray for your pastor. Kuyobora umukumbi w'Imana ni inshingano zikomeye cyane. Niyo mpamvu umushumba wawe usabwa kumusengera uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo Imana imushoboze, imukoreshe iby'ubutwari. Jya umusengera kuko ni umuntu, nawe ajya agira amarangamutima, nawe ajya acika intege. Jya umusengera kugira ngo Imana imurinde imyambi ya Satani y'uburyo bwose n'imigambi mibisha ye yose. Iyo Satani ashaka gutera itorero, akenshi na kenshi ahera ku bashumba. Jya usenga umusabire ubwenge no kubashishwa n'Imana muri buri cyemezo cyose n'icyerekezo yerekezamo umukumbi. Jya umusengera kugira ngo mu bikomeye abashe kubinyuramo mu bwenge no mu mbaraga z'Imana. Jya umusengera kugira ngo abo atoranya, abarobanura, akabaha inshingano bose babe mu mwanya umwe, bumvira ijambo ry'Imana, bityo bamube hafi kugira ngo itorero ry'Imana ribashe gutera imbere. Ye kurobanura ba bandi bafite imitima nk'iy'amabuye ngo ahinduke umumeneri, kubera imitima y'amabuye ahora honda. Icya kabiri, jya umwumvira. Ntukagwe mu muvumo wo kutumvira. Mu gitabo cy'Abaheburayo 13 umurongo wa 17 haravuga ngo, mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso, barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nabisomye muri Bibiliya, banza ubyandike kugira ngo utagira ngo nibyo natekereje. Nasomye mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 17, kuko hari abantu mo hano njya mbona basubizanya n'abapasiteri babo hano, nkibaza asaba abantu, azi neza ko uyu muntu ashobora kumusabira n'umuvumo. Ndagira ngo nongere nsome, wenda kugira ngo niba utari ubizi warabakanuriraga amaso kuko utabizi, wenda ubimenye. Ngiro mucaranye ngo tegera amatwi ijambo ry'Imana. Abaheburayo turi muri 13 umurongo wa 17, mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso, barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana kangononwa kutagira icyo kubamarira mwebwe. Mu gihe cyose abashumba baharanira icyateza itorero imbere bayobowe n'ijambo ry'Imana, turasabwa kubumvira, turasabwa kubagandukira, kuko kutabumvira bitugiraho ingaruka mbi, ndetse twareba nabi bikatuzanira umuvumo. Icya gatatu, jya ufata akanya ubegere, umwegere, umushimire, ubashimire. Ntabwo abashumba bayobora bategereje gushimwa n'abantu, oya. Ariko nagira ngo nshime Imana kubw'umurimo abapasitoro bacu bakora wo kugira ngo babaragire, wo kugira ngo tubagaburire iteka ijambo ry'Imana ritagoretse,
wo kugira ngo twe kubagaburira imikucu, ahubwo iteka tubaha ibyo kurya bikwiriye bishitse. Jya ufata umwanya ubegere, ntabwo babitegereje, nta nubwo ari byo bakorera, ariko uzajya ufata umwanya ubegere, ushimire kubwo kukuragira neza. Ese uheruka gushimira umushumba n'abandi bafatanya umurimo wo kuyobora iri torero ryari? Jya ugira umuco wo kubashimira kenshi na kenshi uko bishobojwe kose. Ijambo ry'Imana rituhugurira gushima, ndetse no mu gusaba kose riravuga ngo ibyo dushaka byose bimenywe n'Imana, tubisabiye tubyingingiye, ariko tugenze gute? Dushima. Icya kane cyanyuma cy'ingenzi, turacyari kuri ya po ya mbere ivuga ku kugenza gute. Ya mbere avuga kugenza gute? Kukubaha no kubahisha iki? Abakuru b'itorero ryawe. Kubaha no kububahisha. Cyanyuma nshaka kukivugaho, jya ukora uko ushobojwe ubasangize ku byiza Imana iguha, bo bagusabire umugisha. Jya ubasangiza ku byiza Imana iguha, nabo bagusabire umugisha. Hari ikintu kimwe abanyarwanda batari bamenya, njya mbona ari cyo gisa n'ikidindiza abantu benshi, ikintu cyo gushimira ababayobora no gusangira nabo imigisha Imana ibaha. Babikuye he? Mu gitabo cy'Abagalati ibice 6:6 baravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Uwo murongo wandike niba utaruwuzi. Abagalatiya ibice 6:6 naronoshe no kufata mu mutwe. Imirongo y'ingenzi burya inaroroha kuyifata. Galatians 6:6. Abagalatiya 6:6 uravuga ngo iki? Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Niyo navuze ngo jya ubasangiza ku byiza Imana iguha, nabo bagusabire umugisha. Bumwe mu buryo wabikora ni ukugeza ku bandi ibyo yakwigishije. Ntubyihererane, ukamamaza Kristo, ukaba intamikura, ukaba intamibyara, ntube ingwingiri kandi avunika, agoka, yigisha, yareba agasanga ntuhinduka, burya ubumuvuna ntabwo ubumufasha, ntabwo ubusangira nawe ibyiza. Iyo ni nayo mpamvu nyamukuru itera umushumba kubwiriza no kwigisha, ni ugutegura no gutoreza abera gukora umurimo wo kugabura iby'Imana, umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga. Ariko iyi nderuro ngo uwigishwa agabane n'umwigisha ibyiza byose, ivuga ibirenze kugeza ku bandi ibyo yakwigishije. Bivuga no gukora iyo bwabaga kugira ngo no ku byiza bifatika Imana iguha ukagira umuhati wo kubisangira n'abashumba bawe, ukabonera umugisha mu gukenura abakozi b'Imana. Tangira uyu munsi kubikora, maze witegereze uko Imana izakugomoreraho imigisha. Uzanezezwe no kugaburira umukozi w'Imana. Uzaharanire kugira uruhare mu kwambika umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana ntibakagira icyo bakena ugifite. Ndi ku rusengero muri Kenya aho nabaga, twarwaniraga twese kwambika pasiteri ku minsi mikuru. Ndabivuga by'ukuri. Ni ukuvuga ngo kugira ngo azambare ikoti ryawe wabaga ufite ari nk'umugisha urenze, kubera ko byabaga byinshi kugeza igihe aje noneho agatomborera imbere kugira ngo hatazavuga uvuga ngo njye namuguriye ikote nuko ndiyaryambara, kubera ko bari bazi, twari tuzi neza umugisha ubonekera mu kugirira neza no gusangira imigisha yacu n'abakozi b'Imana. Ku murongo wa 18 ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inkihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Mu yandi magambo, umushumba wawe akora umurimo wo kugusabira amanywa nijoro, ndetse no kuguhugurisha ijambo ry'Imana, bityo mu gihe Imana yasubije amasengesho ye ikaguha umugisha, ntukemere ko uwo mugisha utamugeraho,
kukuba wifungira indi myinshi. Kubanza nabivuze vuba vuba. Bitewe no kutumvira ijambo ry'Imana. Uretse no ku mukristo ku giti cyo, uyu murongo uratwereka ko binyuriye mu kwitanga no gukiranukira Imana kw'abakristo, itorero ribasha guha icyubahiro abashumba cikubye kabiri. Mwibuke ko twabonye ko iki cyubahiro gikubiyemo kubaha ibibatunga neza hamwe n'imiryango yabo, uterwa ishema no kugira uruhare mu gutuma ba pastor bawe babaho neza. Kubona umwana wa pastor wawe yabuze amafaranga y'ishuri cyangwa ibindi byiza byose nkenerwa, byakagombye kugutera gusenga no kubahisha Imana ibyo kuronkesha byose, kugira ngo ugire uruhare rufatika mu by'itorero risabwa kubakorera. Yesu yaravuze muri Luka ibice 10 ku murongo wa 7 ati, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Kuba umugugu kugeza n'ubwo wimye n'abashumba bawe, yewe birakanyagwa, ntabwo byubahisha Uwiteka. Abubahisha abashumba babo babiboneramo umugisha munini, ku buryo abataramenya iryo banga ntibabasha kubyumva. Ntukisuzugure ngo bitume wanga kubera abashumba bawe umugisha. Ibuka ko ntawe usabwa gutanga ibyo adafite. Ntabwo bisaba ko ugira ibya mirenge, nta nubwo abashumba ari abasabirizi. Oya, ahubwo ni inshingano, ni ijambo ry'Imana rikwereka imwe mu nzira yo kuboneramo umugisha n'amahoro. Ese waba warigeze ukora bene ibyo twavuze? Niba ubikora, Imana ikomeze iguha umugisha. Isengesho ryacu ni uko utazabikora bitewe n'uko hari umushumba wabonye yambaye nabi, kuko icyo gihe uzaba umeze nk'uri gufasha imbabare. Oya, isengesho ryacu ni uko wabikora kuko biguhesha umugisha, atari uko abashumba bagize icyo bakena. Kandi Imana yabahamagaye ikomeza no kubabeshaho igihe cyose. Ni nayo mpamvu yandikishije iri jambo ry'Imana dusoma igice ku kindi, umurongo ku wundi, kuko izi neza ko ibyanditswe byera byose byahumetswe nayo, kandi ko bidufitiye umumaro muri iki gitondo.